nk'ibisanzwe rero ku Tundi Sport TV tugiye kubagezaho amakuru ari kuvugwa cyane hano mu makipe mwihereye hano mu Rwanda, tutibagiwe kongera no kubasuhuza tubifuriza ibihe byiza aho muri hose, abo mu majyepfo abo mu majyaruguru mwese turabasuhuje, iburengerazuba iburasirazuba turabasuhuje, umujyi wa Kigali mwese twizere ko muri amahoro kandi mumerewe neza cyane. Muri iki kiganiro rero turaza kuvuga ku bintu bibiri by'ingenzi. Turaza kugaruka ku mazina y'abantu batawe muri yombi kubera bya bintu byabaga i Bugesera, ubwo habaga ibintu bitari byiza namba ku myitwarire y'abafana bamwe na bamwe, ubu ndetse bakaba bari gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Abo rero nk'uko byatangajwe na Wasiri, nawe yavuze ko ayo mazina azi abantu 6 gusa, ariko abandi 5 ntago baramenyekana neza amazina yabo. Turakomereza rero kuri Club Giant tuvuga imyiteguro ahigeze, turabacishirizaho n'akajambo gato cyane umuvugizi wayo Jangwani yaba yavuze ku bijyanye n'imyiteguro bari gukora kugira ngo bazabashe kwakira igikombe cyabo neza. Muhawe ikaze rero kandi muratumiwe muri iki kiganiro. Ngira ngo w'izina ryabashije kumenyekana wakomejwe no kugenda agarukwaho cyane n'umufana wa Nyanza, muramuzi abafana ba Rayon Sport. Kuri uwo munsi yararimo anacuruza imyenda ya Rayon Sport ubwo habaga iyo esiga ku kibuga cy'i Bugesera. Uwo nawe ni umwe muri abo ngabo bashyikirijwe inzego z'ubutabera. Mbibutsa ko abo tugiye kuvuga hano ari ibizwi neza ko aribo bari mu butabera. Undi wa kabiri rero ni umufana mumenyereye cyane ukunda kuvuga cyane mu itangazamakuru, wa mufana ukora isambusa harya Igitarama, ni ukuvuga ngo nawe ari mu maboko y'ubutabera kugira ngo abashe kugenda agira ubwisobanuro yatanga ku bikorwa byabereye hariya kuri stade ya Bugesera. Kandi muranazi neza ko uwo mugabo we hari na interview yatanze urya munsi avuga ibintu bijyanye n'uko bagomba guhabwa ubutabera. Ni ukuvuga ngo ko bigaragara ko atari yishimiye ibyo bintu, hanyuma rero bakaza kuba banakeka ko ari umwe mu bateje akavuyo hariya kuri iriya stade, bagakora ziriya skandale zitabaho zo gutera amabuye mu kibuga. Naringiye ntababwiye izina rye, yitwa Ferdinand. Ku isambusa ye muramumenyereye cyane mu interview menshi akunda kugenda atangaza ko bega ukabona ko ari umuntu uzi ibintu by'umupira cyane, kandi benshi bari bamaze kumukunda cyane no kumugirira icyizere, cyane cyane nk'itangazamakuru bavuga bati uyu muntu rwose ni umwe mu baduha ama content cyangwa ibintu byo kugenda dutangaza. Hanyuma turakurikizaho undi nawe ni umumama witwa Fatuma, nawe uwo nguwo nawe akaba ari muri abo ngabo. Reka dukomeze tubabwira n'andi mazina kugera kuri 6, kuko kugeza ubu niyo yonyine abasha kumenyekana. Abandi 5 bo ntago amazina yabo azwi neza, ariko birakomeza gukurikiranwa nk'uko Claude yabivuze, umufana mukuru w'abafana ba Rayon Sport. Ni ukuvuga umuyobozi mukuru w'abafana ba Rayon Sport niwe uri gukurikirana icyo kibazo n'ubuyobozi bwa siporo muri rusange, kugira ngo bagende bareba ko abo bantu bahabwa ubutabera koko nyabutabera, kubera ko abakoze ayo makosa nyine barabihanirwa, birumvikana nk'uko amategeko abivuga, ariko banagerageze kureba icyakorwa kugira ngo abo bantu bahabwa ubutabera muri rusange. Reka dukomeze, ubwo nari maze kubabwira abafana 3, reka turebe abandi 3 amazina yabo amaze kumenyekana kugeza ubu.
undi nawe yitwa Feza urazwi cyane akunze kuba agendana na Marayika mu gushimisha abafana ba Rayon Sport cyane, uwo nawe yatawe muri yombi. Arakurikiraho undi ni yitwa Abdul, nawe ni umugabo uzwi cyane mu gufana ikipe ya Rayon Sport. Abakunzi ba Rayon Sport muramuzi cyane ku bibuga bigiye bitandukanye. Hanyuma rero undi wa gatandatu nawe akaba yitwa Star, uwo muhungu nawe uri mu butabera kugeza magingo aya. Hanyuma rero abandi batanu bitaramenyekana neza amazina yabo nabo biracyari kugenda bikurikiranwa kugira ngo barebe ko habaho ubutabera kuri abo bakunzi ba Rayon Sport. Ariko ahangaha tukabona no gutanga ubutumwa ku bafana ba Rayon Sport bose aho baherereye hose ko bajya bitwararika igihe icyo ari cyo cyose bageze ku bibuga bya stade, kuko ntabwo umutekano muke kuri stade mu by'ukuri uba wemewe, kandi nabo ushobora kubagiraho izindi ngaruka zikomeye nk'aba bandi bari mu butabera kugeza magingo aya. Ni ukuvuga ngo rero ni ukwitwararika. Turabizi neza ko mukunda ekipe yanyu, ariko nanone mwakagombye kujya mureba ibintu mushyiramo ubwenge cyane kurenza ibindi. Ngaho rero reka turekereho amakuru yavugwaga muri Rayon Sport, dusimbukire gato ku myiteguro ikomeye cyane abafana ba APR FC nabo bategereje muri iki gihe bazakira igikombe cyabo hano kuri stade Amahoro i Remera. Umuvugizi w'abafana ba APR FC yavuze cyane ibintu bikomeye bari kwitegura. Murazi neza ko bizabanzirizwa n'igitaramo kirimo wa muhanzi w'ikirangirire Dr Jose Chameleone Mayanja, azaba ari kumwe na murumuna we bita Wizo, ari kumwe ndetse n'umwana urapa cyane, umwana we bwite bakaba bamwita Ama Christian Mayanja. Iryo zina rye kuko umwana we nawe arakomeje cyane, arakataje cyane mu bintu bigendanye n'umuziki rwose, aho ngaho wavuga ko inyana ari iya mweru. Kandi Jangwani yakomeje atangaza ko ibintu bari gutegura bizabera hariya muri stade ari ibintu bitoroshye cyane, no mu bwishobozi bwinshi. Akagenda avuga ati buriya noneho abantu bose bemerewe kuba bajya muri iriya stade bagakoramo ibyo bashaka, atari ko Club Giant ibanje gutwariramo igikombe no kuba ariyo ikora ibitangaza bya mbere hariya muri iriya stade ya Amahoro. Abantu benshi ubu noneho natanze go ahead na za zindi na Rayon Day yahabera. Icyo nirindaga gusa nuko ihabera ntaratwaramo igikombe. Nkuko mumwumvise rero cyane, buriya ni ukuvuga muri ubwo bwishongoza, arakuvuga ati n'abandi bose noneho nitumara gukoreramo iyi show, nitumara gutwara iki gikombe gikomeye cyane, n'abandi bose bazaba bafite uburenganzira bwo gukoreramo ibyo bashaka. Agaruka cyane no ku ikipe ya Rayon Sport avuga ati nayo nishaka none izakoreremo Rayon Day cyangwa se ikoreremo ibindi, cyangwa undi muntu ari we wese yaba yifuza kugira ibindi ashaka gukoreramo abikoreremo. Atariki cyambere nuko ikipe ya APR FC igomba kuba yatwaye igikombe hano muri stade Amahoro ya Remera. Mbega ikaba ariyo ya mbere ibasha gukora igikorwa cy'indashyikirwa muri stade. Ni ukuvuga ko ikipe ye buri gihe ayifuriza kuba iya mbere mu byiza gusa. Reka rero tubabwire ko kwinjira bizaba bihagaze. Ni ukuvuga ngo hahandi hejuru ho ni amafaranga inote y'igihumbi gusa, hanyuma kurikiraho hasi bikaba ari ibihumbi 2, VVIP ikaba ari ibihumbi 30, Executive bikaba ibihumbi 100, naho Skybox ikaba ari miliyoni. Ni ukuvuga ngo rimwe n'utuzeru dutandatu.
Jangwani abajijwe ati se Musanze bazakomera mu mashyi ikipe ya APR mu gihe abakinnyi bari gucamo bagiye gufata igikombe, ati ibyo ni ibintu bisanzwe, ahubwo ubwe arimo aranavuga cyane mu rwenya rwinshi, ati rwose, ati n'abavugizi b'andi makipe ahubwo bazakore nabo umurongo nk'uwo bankomere mu mashyi, ni ukuvuga Jangwani bamukomere mu mashyi nk'umuvugizi nawe watwaye igikombe. Urumva ko rero ibintu bizaba ari ibicika hariya kuri stade Amahoro. Ubwo twabagejejeho rero ibiciro uko bihagaze n'ahanyu ho kugura amatike kugira ngo mubashe kujya kureba iyo kipe ya APR FC ku bakunzi bayo ndetse n'abakunzi ba ruhago muri rusange. Namwe ibirori ntibibacike, n'abadakunda umupira urumva harimo imiziki, abakunda ibintu by'imiziki, abakunda Chameleone, abakunda abandi abo mwese muhawe ikaze ariya kuri stade kugira ngo muzakomeze kugenda mubona ibirori bishimishije. Ngaho rero naho ubutaha nakagaruka, ciao.